yavuze ati rero ibyo nibimara gushira nta ruswa nta kubetinga nta marozi muzambwire ngaruke yarabyumvise ibyo tuba dukora ariko reka nkubwire none se niba ndi babikora si twebwe abanyamupira ni mwebwe twebwe mubikorera iki se njye se ndabizi nanjye mbaza nkubaza kandi ese mbaza wigeze wumva amakuru y'abantu bagiye bampana kuko navuze ko harimo mafia baraguhanye ninde wavuye mu banyamupira ngo ashyigikire ariya ntabwo baheruka kukwirukana kuri stade none se uwo mwanda wose namaganaga bavuga ngo navuze ngo hari umwanda kandi n'iryo jambo wakoreshaga koko nawe n'iryo yavuze avuga ati bose reka mbwira ibyo byo ngenda urabizi ntabwo njya kurya amandazi mu rugo rw'umuntu sibyo kandi kugira ngo mbimbwa nabimva mukavuga muti dore cya gituro cya kakagabo k'inzobe aho nta bantu baheruka kurara bakata ibibuga ariko ngira ngo uzabitinyuka byaherukaga za Muhanga ariko bagufasha ukata synthetique ibyiza nuko bagukatira ese abantu baba babizi ko biri penal biri uko kwagize ibikorwa remezo ariko no kugenda wikorera umuzi nabyo ni ariko reka ngo nk'urugero birabyenda byo tubireke ntitunabitindeho cyane ko biragoye no kubibona ariko nk'umuntu ushobora kugenda akajya gukata synthetique harya ngo hari n'uwajyanyemo ihene ariko nka buriya bagufashe ihene ze zariye synthetique ntizapfuye dufata iriya ni plastique nta mukinnyi urafata yakenyereye isogisi ku ntuza ibyo nta nubwo binandeba ngiye kujya kureba umuntu yajyanye ntabwo nshinzwe kureba ko umuntu yambaye ihene ariko hari ibyo ubona biba biteye isoni azijyana kuri synthetique zirayirya aresheshatu nose nta kipuzi ariko se kuri synthetique ni mu rwuri rw'ihene gato nta kipuzi buri mupfuye yababwiye ko ari umurimo nta kipuzi yajyanye imbabura muri vestiaire bose bakajya bayizenguruka barima ngo tunayeneya ese abantu bashinzwe protocole harya biba bimeze bite baza kare bose ni bazima burya bafite umwe muri buri kubitwara akandi kabazo burya mutazi kanakomeye buriya hari ibintu ngiye nshaka kubivuga bakandakarira ariko hari gakondo za kera keretse nk'ubu ngubu abantu bagize nk'imana ikipe itazwi wenda nka dax ikaza igatwara shampiyona y'u Rwanda indi itazwi nka viziyo ikaza ikahita itwara igikombe gikurikiyeho uyu mwanda warangira nazo twahita tuzisinjira uzi impamvu se uzi impamvu warangira hari ibintu bimwe mwebwe mutazi twigeze kujya gukina ahantu simpavuze tunanirwa kujya kwambara abakinnyi bisiza amazirantoki ako se ibyo bintu biba byarabaye muri regional sere muri vestiaire bugende babiza n'Imana umuntu umugabo agenda atera amazirantoki ngiye nkubwiye yuko twagiye gukina ahantu simpavuze ubwo ni umutoza w'iyo kipe ariyumva abakinnyi bisiza amazirantoki hari n'umukinnyi we ku giti cye yari umwataka w'ikipe imwe mu winga umukinnyi ajya mu kibuga anukira abandi umutoza abizi timu barajya babizi barabemera bajya mu kibuga none se uwo muntu umukinnyi ajya kuvuga ikibazo ubu ngubu nuko ba komiseri babaye seriye ariko mbere tukiri muri deuxième division babawe ni ukuri kw'Imana abanyamupira mufite ibibazo pe ni mwirukanye perezida ku kibuga nyumvira nk'uwo mwanda ukawuzamo rero birasaba rero ko twebwe tuba seriye nituba seriye za komisiyo za discipline se zikora iki ubundi hari ikintu kimwe byose bipfira muri twe izo komisiyo zijya kujyaho zikorekitinga damages n'ubundi zabaye ariko tubaye seriye mbere na mbere ku kintu siritu ku kintu cyitwa ruswa dushobora kukirangiza burundu ariko tukagabanya n'amarangamutima atari ngombwa ko nayo ni ruswa corruption mu buryo bubiri hari moro sibyo hakaba izo rero moro corruption zo kumva ngo ariko ngo urumva njye nabibuye nka cyagiye dutsinda Rayon Sport ariko ngo kuki mutubabaje ukagira ngo twebwe nta mutima tugira hari n'ikintu kwibagirwa abanyamakuru bafana Rayon Sport abo barayishuka ariko uzi ko batemera ko ikipe yitwa Rayon Sport ishobora gutsindwa gusa se ubwo bamaze gutakaza asiyo kubari kushindwa siyo mushindani cyane rwose bariya nibo bayishuka bakanitesha umutwe ese umunyamakuru utari empasho w'umusportif waryo abanyamakuru dufite ikibazo pe dufite reka twibarire mu twese mu gihe tutarasubira kuri gakondo yacu ubwo ndavuga amahame yo kutagira aho tubogamira nubwo bigoye we are human ariko hari aho ugomba nibura kuminimizinga njye numvise ibitangazamakuru byose umunsi dutsinda Rayon Sport ntabwo bibaho ukagira ngo rero uzi ko aribo batewe n'umujinya ngira ngo perezida
ukagira ngo ijuru ryamanutse ntabwo bishoboka ngo ariko nk'ubu bashaka ukuntu ibintu bitazongera ukundi bari bizongera ukundi bitazongera ukundi ndavuga ibi rero ntabwo bikunda none si uko batsinzwe na arya ni Interforce ko batavuze ko bitabaho ko gutsindwa kwa Interforce rega gutsindwa gasogera gukubise abantu bose babireba ikibazo wenda ikipe itahe byemeye n'abayobozi bose babyemeye ariko ukajya ruti ntibibaho ntabwo bibaho oya reka dukomeze rero ariko abanyamupira mushake rwose muhindure ibintu tukongere tubone perezida ku kibuga tugerageze tube seriye rwose ariko ngewe noneho mbivugire kuri ino mikoro ubutumwa bushobora no kumugeraho mu buryo bundi ndamutumiye kuri finale y'igikombe cy'amahoro yes ako yakaje ndamutumiye kuri finale y'igikombe cy'amahoro nanjye aho ngaho ndagushyigikiye noneho abavuga ko bidashoboka ishano ricika umurizo ndabitangaje nonaha s'il vous plaît ndamutumiye kuri finale y'igikombe cy'amahoro kandi noneho nta blague nshaka ibyo kuzana ngo ariko ngo urumva ngo ni gute ngo aperi itakina finale y'igikombe amahoro ni ayacu twese natwe twarayiharaniye nta kipe igifite na n'ubu turayiharanira iki gikombe ndagishaka none igikombe cy'amahoro ni igikombe cya aperi ndagishaka urashaka igikombe cy'amahoro yes niyo mpamvu uri gutanga invitation special areye ngo iki ngaho nyumvira nk'uyu mugabo bamwumvise ameze nk'abandi ngo ari ku buryo bidashoboka ariko umwuka byara ibi ntabwo bishoboka burya nimugereyo muzagereyo anaze rwose aresa ikibazo ndakubwiza ukuri kiyo hamwe impasho none nkubwiza ukuri aperi ndayikuramo recto verso ndayikubita make ya mbere insuye turumvikana nikubite ndatanga itangazo kuri ino make ndatumira minisitiri wa siporo izo nshingano bazimuhaye azareba imyitwarire y'abarubitire ndatumira perezida wa ferwafa twubahane muri izi ngingo mon frere ndatumira perezida wa ferwafa wazaba hari ndatumira kandi define ni make ziba zikomeye minisitiri wa siporo nawe reka tuvuge ko azaba hari ndatumira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nta mwanya azaba afite ndatumira meya w'umujyi wa kigali wazaba hari aza n'abaza areba ikipe ihagarariye umujyi yes ya gasogi sibyo yewe niba ngombwa azandikira na mutsepe oya azaba akiri muri kote d'Ivoire mutsepe azaba akiri muri ko ntari buri gutumira ribiki ndetse ndi umugenzacyaha ariko ibintu byari mu mupira w'amaguru biriya nabyo ntabwo ari byo reka twumvikane siporo igira amakosa yayo dufate nk'urugero buriya utekereza ko hari ikintu kibabaza nko gufata umuntu ukamuhagarika nk'umwaka mu mupira nta gikorwa akora ahagarikwa nande kubera iki ariho tribunal arbitral di sport iriya yirozane hari ibintu tugomba kumenya uki batavuga ngo ICC hari amakosa ashobora gukurikiranwa muri siporo agahanwa mu buryo bwa siporo biri sportif ibyo tugomba no kubimenya none se iyo haramutse hari amafaranga yanyuze inyuma akajya kuri telefone ye agatuma afata ibyemezo bidahwitse ribu nikwiye kubireba ibyo biba byahinduye ikintu niyo mpamvu nyitumiye igatangira kare igatangira kugenzura hakiri kare keretse ari inyuma